Station Mutesi Jolly, Felicitation. Urishimye? Urumva umeze ute? Ugiye kunywa Hennessy? Ugiye kunywa Marura? Ugiye gukora pari? Ikintu ukora cyose uryoherwe, enjoy. Kamvuge ngo enjoy. Uramugaritse nta kundi. Komeza inzira watangiye wicika intege. Ariko umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ntabwo nagenda nako nakakubwiye. Ntabwo Jean Paul yarakwiriye kubivuga kuriya hari ahabaye ikosa ry'umwuga kuko yabikoze mu izina ry'itangazamakuru. Ntabwo yagomba kuvuga kuriya yeruye ni yarengera yari kuzimiza ntavuga amazina y'umuntu ntakoresha amagambo akakaye ku buryo n'abantu basigana konfiza bati wowe umuntu wavuzwe ninde bakasigara bamukeka. Ariko byibuze umubare mwinshi w'abantu bari bazi ra couple bari bazi amateka yawo barababaye ariko bababajwe nuko agiye gufungwa asize umugore we yari amaze iminsi arongoye. Hari ikindi cyari kubababaza se ariko bakirengagiza ko ari umwanzuro. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ngira ngo nyuma yuko Prince Kid abantu inkuru barayiza abantu benshi barazikurikiranye kuri social media bigeraho agirwa umwere. Nubwo nuko bugira ngo mise mbibumbatira hamwe singiye gusubira inyuma mvuga uburyo ngo yafashwe ibyaha aregwaga. Ngiraga abantu benshi barabikurikiranye muri social media biza kurangira abaye umwere muri icyo gihe ndetse ahita anana yagizwe umwere n'urukiko rwisumbuye. Yego nyuma yo kugirwa umwere hanaguye ibyaha byose ahita ajya muri projet z'ubukwe ariko ubushinjacyaha burajurira mu rukiko rukuru rwa Repubulika y'u Rwanda. Ubundi bakunda kuvuga ngo urukiko rukuru rwa Nyarugenge urukiko rukuru ni rukuru nyine ibyo kurusegimenta rurijyana mu mabranche ntabwo bibamo aya rugira branche ahantu mu ntara wenda mu zindi ntara ruba ruriyo ariko ni urukiko rukuru. Yego ngira ngo uko kujurira rero ntabwo abantu bigeze babiha uburemere cyane. Bumvaga ko ari ibintu nyine bizahura n'icyemezo cy'urukiko rw'ibanze. Bumvaga ko n'abantu benshi bari kuvuga ngo kuva noneho burangana nakoze ubukwe bigashobora kuba byatuma abagiye banabihuza byatera impuhwe cyangwa ngo yakoreye ubukwe ngo mu ntare conference arena hafi aho ngaho mu masare yaho ngo bitanga icyizere ko n'ubundi nta kibazo bizatera. Kurongora Elisa ngira ngo ni zimwe mu nkuru ndanakeka ko uramutse uvuze ngo ufashe couple zose dufite mu Rwanda niyabo ukayishyiramo nyine couple z'abastari ndizo mvuga yabo ukayishyira Juliette iriya ukavuga ngo mutore nta no kuri gushidikanya. Turabizi couple zitrendinga ba Ben na Pamela ba Meddy na Mimi n'abandi bastari bose bagiye bagaragaza abakunzi babo cyane muri social media. Sibyo ko hari n'ababahisha abahitamo kubigira privacy kavuga ati ibyo ni iby'umuryango iby'akazi nimba ari umuziki cyangwa filme nibyo ngaragaramo ariko iby'umuryango wanjye ntago nshaka kubigaragaza. Ngira ngo rero nyuma yuko couple yari ifite igikundiro nk'iyo ikoze ubukwe ngira ngo umuntu wese abe n'umuntu mukuru wasangaga ukoresha smartphone ugasanga yabisize kuri statut avati wow inseko bafitanye imbyino babyinanye nyuma ngira ngo ubukwe bwabo umuntu wese wabibonye bariya bombi bari bishimye. Utuvuye ku bandi bantu hagiye abanyamakuru hagiye abahanzi hagiye abakinnyi b'amafilimi inshuti zo hafi hagiye hagaragara n'abantu benshi bagiye bakora inkuru zisa nk'izimusabira ubutabera kugira ngo wenda arenganurwe. Ngira ngo abantu bagiye babonamo abanyamakuru bose bakora inkuru z'ubuvugizi abenshi bari invited mu hariya bari bahari bari guserebura ariko basa nkaho bavuga ngo nimba hari umuntu wari waragambaniye Kid aramwaye ariko hakirengagizwa ko bajuriye. Ntabwo babitindagaho cyane nta muntu wigeze ubiha umwanya bwo kumva ko nyuma yo gukora ubukwe wenda impamvu atabihaga uburemere nuko bagenderaga ku cyemezo cy'urukiko rwabanje urukiko rubanziriza urwo rwajuririwe. Icyo cyemezo bavuga ati byanze bikunze
umucamanza nawe mu rukuru azabireba birebe ngo ubundi baravuga ngo enjije no se trompe pas ngo il voit les affaires ainsi ngo kuba rero umucamanza w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yarabibonye atyo ntiyibeshye n'undi ntabwo azibeshya bakavuga bati bakagendera ku bimenyetso byatanzwe byose kwemeza ko umucamanza atibeshye nuko azamurekura umuhungu akibera free akigira mu rukundo rwe n'umuryango we Miss Elisa Iradukunda yemye ashinjagira Gitore. Abantu rero batunguwe na kiriya cyemezo ejo bundi tariki 16 z'ukwa 2023 nta n'umwanya munini ngira ngo nimba buki ari bwo ni nkaho ariho yari ikivamo nimba barayigiyemo kuko ni igihe gito cyari gishize. Wowe se wowe n'icyagutunguye biriya kiriya cyemezo wumve ngo ngiye numvaga ko ibintu bya Kid bishobora kuba byaranarangiye. Iriya nkuru yansanze Musanze nyibwiwe na Jerry arambwira ngo Kid bamukatiye imyaka 5 ndavuga ntago bibaho. Tiyo nkuru yikuye ntago arambwira ngo numu ukoresha social media wacu ngo bimubwiye ndavuga no sinzi ukuntu nahise connecta kwari turi ahantu nyine ndi concentrate ndi gukora ibiganiro bitanshyiraho internet ibana nsanga ahantu hose nyine biranduye biriho abantu nyine sangwa nkoranyambaga bazanduje noneho bigendanye buriya n'ubunyamwuga cyane cyane mu itangazamakuru. Iyo urebye post y'umuntu ushaka kuyihuza n'ubunyamwuga bwe ibi bintu dupostinga kuri social media bishobora kukwereka ko umuntu ari professional cyangwa se uwo muntu atari umunyamwuga ati gute ari amateri ubundi niko babita cyangwa nureba abantu benshi ansharirata iyo tari muri yego nureba abantu benshi b'inshuti za Kid bagiye bapostinga abantu benshi b'abanyabwenge ntago bagiye bashyiraho amarangamutima cyane. Abenshi baravugaga ati amasengesho yanjye nyerekeje kuri iyi kapo Kid wenda na Elisa. Abandi bati Imana ikomeze ibane nawe. Abandi Sama rero amarangamutima nanone burya umuntu utagira amarangamutima nawe ntabwo aba ari tayari, ntabwo ari umuntu muzima. Ariko iyo bigeze mu mwuga muri cadre y'itangazamakuru bigusaba kuyakuramo kuko iyo yashyize mujya mu nkuru nawe uyisanga uyicayemo nyine wabaye umwe mu bababaye donc uri gukora inkuru ari nkaho abandi nabo bakayigukoreye bakaguhana na vox bagafata icyo bita vox pop ijwi rya rubanda. Noneho wowe uri umunyamakuru ariko noneho wabaye nkaho Jerry uri ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se Jado yagomye kuba ari gutunga mikoro akakubaza ahubwo akajya gukorera ubuvugizi kuko nawe urababaye. Ariko ugasanga we noneho we wakoze niba ari sesengura niba ari ukuripotinga ariko noneho wabaye mu nkuru wabaye ikibazo kuruta nawe nyine wabaye umwe mu yego joro y'inkuru yababaje abantu benshi. Nkeka ko uramutse ukoze sampling wasanga abantu benshi cyane wena ntabwo navuga bose ko nta muntu ujya neza abantu bose ntibibaho nta nubwo byakunda ariko byibuze umubare mwinshi w'abantu bari bazi ra couple bari bazi amateka yawo barababaye ariko bababajwe nuko agiye gufungwa asize umugore we yaramaze iminsi arongoye. Hari ikindi cyari kubababaza se ariko bakirengagiza ko ari umwanzuro ikintu yakijya kinatujijisha abantu nkamwe mujijutse. Hari ikintu kikwiriye mukwiriye kujya mutindaho cyane. Ubura butabera ntabwo bwatangwaga mu nyungu za Kid, ntabwo bwatangwaga mu nyungu za ziriya kode yego zabariya bahohotewe bakoreshaga ziriya kode kugira ngo zitanatujije ngo bagiye bakoresha za VMF amakode kugira ngo ntabwo ari kubw'inyungu za VKF VBF. ngira ngo ayo izo kode zakoreshejwe n'abahohotewe ariko mu rwego rwo kugira ngo kwa protectinga kurinda isura yabo itaba expose kuko nabantu bafite byabaye ibyaha by'ubugome kandi abakorewe ubwo bugome baba bakuriye kurindirwa isura. Uribuka ko
banasabye ko nyine urubanza rubera mu muhezo. Kidi baravuga ati nta kitakwiriye kujya ku karubanda kuko nanjye ndi ku karubanda. Biza kurangira bafashe umwanzuro ko ariko ngo biriya bintu urubanza biriya bintu ngira ngo hajemo wenda uburyo abantu baba bari kubivuga nubwo bamwe bagenda bakiyuzinga abandi ngo harimo abamugambaniye n'ibiki ngira ngo aho naho turaza kubigera ririmo tunabijyanirane twigendere yego bakunze gukomoza ku izina Mutesi Jolly bati niwe mugambanyi bagendeye ku biganiro yagiye atambutsa uributsa n'imikoranire bari bafitanye yo hafi nk'umwe wamuhaye akazi wenda igihe kinini akora muri Miss Rwanda ngira ngo Miss Rwanda zageze nyuma y'uko Mutesi Jolly 2016 abaye Miss Rwanda Miss zagiye zikurikiraho yagiye agaragara nk'umwe mu bakozi mu bategura rirarushanwa urumva yabaga ari hafi ya Kid cyane ngira ngo numwe mu abantu batunze agatoki cyane ngira ngo umuntu bita Scovia we yavuze ko yivuganiye n'umubyeyi w'umwana umwe mu bahohotewe amubwira ko ngo uwo mwana ndetse ngo yanakorewe abortion gukuramo inda inda ibyo rwose ngo yavuyemo yego ngira ngo ibyo ni ibintu byose wenda bagiye bagenderaho ariko nanone ibyo byose byaza ubutabera bwo bukavuga ati umuntu agomba nyine guhanirwa ibyo yakoze amarangamutima yacu cyangwa se y'abandi cyangwa se nk'umuntu wese nk'uko wari bivuze ati nta muntu utagira amarangamutima akumva ko Prince Kid yagakwiye kuba ari kumwe na Elisa bari kumwe disi dore nuko hari ubwo bari bakimara kurongorana cyangwa se gushakana byemewe n'amategeko ariko nanone ibyo bintu byose njyewe ntabwo nshobora kubabara cyangwa se ntabwo nshobora gukomentinga kuri komenti y'umuturage usanga ukoresha social media wageze amarangamutima ariko iyo bije y'amarangamutima yaje ku munyamakuru sasa hari mugenzi wacu naringiye kukubwira ko buriya butabera bwatanzwe ku bw'inyungu za rubanda ntabwo ari ku nyungu z'umuntu ku giti cye ahubwo rubanda hari n'undi mugani bavuga ngo ntawoneza rubanda nanone icyemezo cy'urukiko kirafashwe rubanda bati twari dushaka aba free twumvaga kandi n'ubundi uriya mucamanza ari hariya ku bw'inyungu za rubanda yasuzumye arareba kuko hari igice kimwe kiri asanga rubanda ikwiriye guhabwa ubutabera ko uwakoze icyaha ahanishwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 iki cyo yasanze ari guya rubanda ariko hakavamo igice kimwe kindi cya rubanda kitanezwa bati twebwe rwose Kid akwiriye kuba ahanirwa ibi byaha hari n'abavuze bati buriya Kid ntabwo arahanwe ariko ntabwo ahanwe mu izina ry'abakagombye guhanwa urabizi ko ibyo bivuga ko hari abo bari inyuma ngo yabiriya bintu hari n'abazi bakavuga ariko buriya umukuru w'igihugu yavuze ko habayemo icuruzwa ry'abantu yigeze kubivuga ko yajyaga yumva Miss Rwanda Miss Wati hatangwagamo bya bindi urubyiruko rw'ubu rwita ikibabaje byarenze ibyo byo gucuruza abantu bati yari yibeshye none bati Kid niwe wacuruje abo bantu yabacuruzaga kuri inde umva ko harimo igishene kinini Kid akaba agihaniwe ahubwo nk'incungu ni bya bindi urubyiruko rw'ubu yari rwita ngo gutanga passe ngira ngo iyo ufite umuntu uri wegereye mucaka kakajwi ka Mutesi Jolly cya kiganiro na Irene ari kuvuga ngo yayigize akarima ke arakuba ufite hafi tukumvisha nako mfite abantu nakabonye numvaga ari hafi reka tugashake turi kugashaka ariko mukanya waravuze ngo rubanda iyo bavuze ngo umunyamakuru ni ijwi rya rubanda ni kubera ko ari wa muntu ushobora kuza hano akavugira abantu uri cyangwa akabimenya ni ijwi rishobora kujya kure bigatuma uwarenganye arenganurwa yego noneho mu gihe rero wa muntu bita ijwi rya rubanda yagiye gukora inkuru agashyiramo amarangamutima ubunyamwuga buba bwatakaye iyo hajemo amarangamutima nicyo nakubwiye nyine ugomba kuva mu nkuru byanze bikunze kuko iyo uyigiyemo
ntiriba ari itangazamakuru, iba ari amarangamutima yawe, ni amarangamutima. ari ubusharira iyi video ya Ntuza wayibonye ya Jean Paul Nkundineza. ako ka PS nakagize gakine Felicitation Mutesi Jolly, felicitation. Urishimye? Urumva umeze ute? Ugiye kunywa Hennessy? Ugiye kunywa Marura? Ugiye gukora pari? Ikintu ukora cyose uryoherwe, enjoy. Kamvuge ngo enjoy, uramugaritse nta kundi. Komeza inzira watangiye, wicika intege, ariko umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ntabwo nagenda nako nakakubwiye. Yego, iri ni ijwi ry'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza, ngira ngo ni umunyamakuru usanzwe n'ubundi agaragara mu nkuru z'ubutabera cyane. Ngira ngo ibi bintu ntago byavuzweho rumwe n'abantu bakurikirana ibintu bya social media hafi, bitewe n'uburyo yabivuzemo. Ari umunyamakuru, ari rya jwi rya rubanda, ariko bikagaragara ko abogamye cyangwa se ameze nkaho ari gushinja cyane, yagiye mu nkuru, babyita kujya mu nkuru. Yagiye gushaka inkuru y'ubutabera, kandi ubutabera bujya hagati na hagati. Umunyamakuru nawe iteka ahora ari hagati na hagati, nta ruhande afata. Iyi nkuru ntago ibalansinze. Hari ukuntu bavuga ngo gufata angre batabyita gufata uruhande. Gufata angre ni ugufata ikintu ugiye kwibandaho mu nkuru nka topic yawe. Gufata angre ntago ari ugupanca ngo uhengamire ku ruhande rumwe urundi urwibagirwe. Ibyo bintu cyane bikunda kubaho muri reportage. Wenda wayikoze urabizi, ntago ushobora kujya ahantu abaturage bakuganirize bakubwira akababaro kabo, ubure kubaza umuyobozi uraho hafi wenda nka gitifu w'umurenge kugira ngo balansinge inkuru yawe. Wenda abaturage bashobora kubivuga, wabaza umuyobozi ugasanga abaturage barananiranye, hari ibintu banze gukurikiza bimwe na bimwe. Kandi uramutse utwaye angre y'abaturage wasanga abaturage baragowe. Ibyo byinshi rero nibyo wenda tugiye kuvugaho. Jean Paul, ngira ngo ndabona titre zitangiye kuza zivuga ngo Jean Paul Nkundineza yatawe muri yombi, ariko baribaza nijoro biri inyuma. Uko byamera kose, akimara kuvuga uko nguko, ngewe nka intervention yanjye nk'umunyamakuru, kandi wenda wanamutanze muri uyu mwuga. Yego, ugeze wumva ko Jean Paul ashobora wanamutanze ibi bintu ashobora ibintu by'ubutabera, uretse twaje tubigereho. Ngiye kuguha constatation yanjye. Ntabwo Jean Paul yari akwiriye kubivuga kuriya, hari ahabaye ikosa ry'umwuga kuko yabikoze mu izina ry'itangazamakuru. Ntabwo yagombaga kuvuga kuriya yeruye. Ni yarengera yari kuzimiza, ntavuga amazina y'umuntu, ntakoresha amagambo akakaye, ku buryo n'abantu basigana konfiza bati wowe umuntu wavuzwe ninde, bakasigara bamukeka, ku buryo nawe atabona icyuho cyo kunyuramo ngajye kukurega ko wamwibasiye mu kuko akivuga ati uramugaritse nyine n'ibyo washakaga mu cyitwa inkuru cyangwa se ubusesenguzi bwawe kuko wabikoze mu izina ry'itangazamakuru. Yewe hariya ntashizemo amarangamutima, navuga ko Jean Paul hariya ni inota ryatakaye ry'itangazamakuru, ni inota ryatakaye ry'itangazamakuru. Ubwo biragaruka ko RMC ku buryo bishobora kumuganisha mu gukurikiranwaho ibyaha, kandi koko yatumijwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ubu tuvugana dukoze ikiganiro mu masaa ashika saa 7, ariko yitabye saa 3 z'igitondo. Ntabwo haramenyekana, ntabwo turamenya ngo ibyavuye kuri RIB ni iki. Ariko ntangiye kubona nyine nkuko maze kubivuga bibasa ngo Jean Paul ngo yaba yamaze gutabwa muri yombi, ngo biri inyuma ngo ni Miss Jolly Mutesi. Gusa ririya kosa, ese ririya kosa yarikoreye Jolly nkuko ari we yashyiraga mu majwi, cyangwa se ririya kosa yariko ni kosa rishobora kugaragara muri tactique wenda z'itangazamakuru? Icya mbere, kubera ko yarikoze mu izina ry'itangazamakuru, navuze ngo ni inota cyangwa se n'amanota y'itangazamakuru yese atakara. Uko abaturage rubanda dushinzwe gukorera izi nkuru zibitateninga, zibahugura, zibigisha, hariya sinzi niba waba entertaininze, niba waba bahuguye cyangwa se niba wabigishije, kuko nabo bahita bagusomamo amarangamutima ya nta kigenda yibereye aho ngaho, kubw'urukundo wari ufitiye umuntu utekereza ko ari buze gufungurwa, kandi urukiko n'amategeko n'amarangamutima ntibijyana.
baba babonye ko ibintu iri voie des affaires ni uko baba babonye ibintu bagasuzuma bagafata icyemezo kibereye rubanda. Kubera iki RMC itamuhamagaye? Hariya rero mbere yuko RMC yacu ni gakeya waba ubajije umunyamakuru kuri RMC n'imikorere ngabure kuvuga ko idahwitse neza mu gihe umuntu nk'uriya ahamagazwa na RIB yitaramuhamagara kandi afite ikarita kuyigira no kutayigira byose burya ushobora kuba utayifite ukaba uri n'umunyamakuru ariko buriya birashoboka buriya nuko nyine ikarita kandi nabonye hari abantu ariko ugize inyaga nuko buriya itangazamakuru ryabaye amaboko magufi ariko buriya itangazamakuru kuba umunyamakuru ntabwo wari ukwiye kubyemererwa n'ikigo nka kiriya ikigo kidafite ubuzima gatozi ikigo ahubwo buriya kiba Media High Council yari ikiriho niyo yagombye kujya iha uburenganzira umunyamakuru gukora ubwo yavuyeho rero biri hari iki ariko ubundi ikigo cyagombye gutuma umuntu yitwa umunyamakuru ni ikigo cyemewe cy'itangazamakuru kikaguha ikarita y'akazi nk'uko n'ibindi biga abantu bakorera bibaha amakarita y'akazi kandi akaba yemewe. Ahubwo nuko itangazamakuru ryisanze ari umwuga ukomeye rimwe tanto wahuye na politike wahuye n'amarangamutima y'abantu abari mu nyungu zabo kandi ubugomba kugenda uriviringa ibintu abantu bashaka guhisha noneho bagatangira kurigabaho ibitera ari benshi noneho iyo bagufatiranyije rero ngo nta karita ngo RMC ufite wibaza RMC ntabwo ari ikigo dukorera ni urwego ruriho nyine ngo urw'abanyamakuru bigenzura ugasanga ruratanga noneho n'amakarita ku bigo bya leta. Ubu ni gute wowe wambwira ngo ikarita nka RBA itanze ku munyamakuru wayo isimbuzwa iteshwa agaciro imbere ya RMC? Yego kuko ikarita Radio 10 itanze ku munyamakuru wayo flash nasi ibyo bigo byose ntabwo bigenzurwa birayatanga ariko ayo makarita ukurikije na case wenda twagendeyeho ya Cyuma Hasani kuko yasanga ikarita y'ikigo cye bayita inyandiko mpimbano kubera ko umwuga adakora ngo RMC niyo ikwiriye kuba yaramuhaye ikigo ukorera gipfa kuba cyanditswe nk'ikigo cya business cyemewe n'amategeko noneho waramaze kucyandikisha aho ngaho muri RMC cyangwa se muri rura ko cyemewe gukora itangazamakuru ku butaka bw'u Rwanda kiba gifite n'ubushobozi bwo gutanga iki ya karita y'akazi ikaba yemewe ititwa inyandiko mpimbano. Urabyumva? Yego. Ariko twisanze RMC ikarita ya RMC ukagira ngo RMC wenda ukwezi kurashirika ikarekura umushahara kandi nabwo ira karita uyibona ari uko wishyuye amafaranga wishyuye wabanje no kugaragaza no kwandika no kugira gute no kugira ibyo ugaragaza ibyo basaba. Ubwo rero abenshi noneho ibi bintu byaje abenshi baryamye ku madiplome yabo bari karifiye mu itangazamakuru kanya kubwira yewe naba naramaze imyaka ine niga itangazamakuru nkaba mfite diplome yanjye binyemerera wasanga nta karita ya RMC mfite kubera ko wenda yabaye experience nkabura amafaranga ahagije. Urabizi ko uyu mwuga unifitiye n'ikibazo cy'ubukene nubwo tutabusangiye buri wese arimenya ukajya kumbwira ngo ubwo wahise wamburwa ku bunyamakuru kubera ko iriya karita utayifite kwa niyo se yanyigishije hari regression ubudakuri hari uruzina ntuza ubutakurikije zabo tubyemera gutyo hari umwandiko twigaye kera harimo akantu ngo tubyemera byose kubera urukundo ubwo natwe twabyemeye dutyo ariko ntabwo ari uko ari ukuri ngira ngo ubwo hanyuma rero warumbajije uti wowe wabibonye utize bya bintu ni ikibazo mwana Jean Paul yagomba kuba yarahamagajwe na RMC mbere yuko ahamagazwa na RIB ariko RIB noneho twisanze yamuhamagaye kuko RIB ntabwo RIB irahana ashobora kumutegeka RMC mbere yuko bigera mu byaha bya RIB ibyaha bikurikirana n'amategeko kubera ko yabikoze mu izina ry'umwuga bashobora gutegeka Jean Paul kwivuguruza kuri kiriya kiganiro gusaba imbabazi uwo uvuga ko nuvuga ngo na ntuza nawe niba RIB yamuhamagaje itabyibwirije kuko RIB ifite manda yo kuba yakurikirana icyaha yibwirije cyangwa se iregewe. Niba yaregewe na Jolly RMC cyangwa na Jolly wabaye offended yego Jolly yagombye kubanza guhera muri RMC gahamagaza uriya munyamakuru akavuga niba biriya bintu yabikuye ku mutima cyangwa se abiregreta
akaba ashobora gutegekwa kuvuguruza cya kiganiro cyangwa se guha ijambo uwakomerekejwe nawe akagira ibyo avuga kuko buriya Jolly aho biri niba ari no muri ziriya kode nawe azirimo arimo nk'umutangabuhamya cyangwa se nk'uwatanze ikirego nta n'uzi izina rye niba arimo koko kuko ubucamanza bwanzuye ko barindirwa umutekano bashyirirwaho kode so kujya inyuma ya kode rero ugahita uvuga izina ry'umuntu ubwo ni umwari siribura uburengereye nta nubwo amugira imwe muri ziriya kode amugira nk'umuntu coordinatinze ikintu cyabaye kuri ikintu cyose cyabaye izo kode ubwo abantu bari yego niwe ubahurije hamwe ababwira ibyo kuvuga arangije none umugambi mubi yacuze narimo nshaka nyine ka kantu yivugiye kugira ngo twumve impamvu babishingiraho ariko babishingiraho bareka sinzi impamvu nawe utakabonye nakabuze hari ahantu hari ukuntu akantu kaba kamaze igihe kugakurura hafi kakaba ari ikibazo ariko yashingirwa hatashingirwaho ntabwo akwiriye nyuma y'icyemezo cy'urukiko nyuma y'umwanzuro w'umucamanza ntabwo akwiriye kuba aza akamushinja ko rwose ari we ubiri inyuma atanyavuga ati urishimye ugiye kunywa amahenesi ugiye kunywa amarura none se ubundi nk'aka kajambo yavuze ngo tumuwe umuriye ntabwo ntekereza ko yabivuze muri iyo sanse donc iri figure ni nko gushaka ntabwo ari ukumwica ngo amurye kuko ntabwo ari kanibare ntabwo ari kanibare ariko nanone ni ugushaka kwerekana ko arakaye arakajwe n'ibyo Jolly yavuze kandi nta hantu mu rukiko rwemeje ko Jolly ari inyuma biriya bintu Jean Paul yavuzeho bikiza kuvugwa n'umuturage usanzwe iyo biza kuvugwa n'umuturage usanzwe yari kuba ari amarangamutima ye bwite ashobora gukurikirana cyangwa bikavugwa n'umuvandimwe wa Prince Kid cyangwa wa Elisa nyine amarangamutima style n'amategeko ntibijyana kuko ushobora kuzana amarangamutima akagukoresha icyaha uruzi ko n'umujinya ari amarangamutima se yego kandi abantu benshi bafunzwe abakurikiranweho n'ibyaha abakubise abagore babanzirizwa n'ikintu cyitwa umujinya ibindi bintu bagiye bakora ibyabaye byose sinekeza ko hari n'umujura atajya kwiba yagize umujinya hari nk'ukuntu umuntu afatirwa bino by'indonke se hari imijinya izamo indonke nyine nk'indonke aba ari umujinya w'ubukene aba ari umujinya w'ubukene ushaka guhagararaho ariko cyane cyane abantu genda bizi neza ko abantu bari imbere y'ubutabera bafunzwe akantu kitwa umujinya kaba karabanjirije ibyo bikorwa bakoze bibi so hari umuhungu we njya nkunda ugira witwa Yves Nkuye mu rujyo ukira ku kasiro gavuga ati ntimurakari kandi ntimugire umujinya washoboye kumanaginga umujinya ewana abakura akazu kabirinda waba uri kure yo guhanwa cyane rwose waba uri kure y'intambwe diziwiti waba wishyize kure y'intambwe diziwiti hagati yawe n'amategeko kuba mu kanya rega wari twavuze cyangwa se binavugwa n'abandi bantu ngo wenda ushyirwa mu majwi w'abantu baba bari kubivuga ubiri inyuma bakavuga ngo ni Mutesi Jolly nawe wakabuze kakajwi ko nta hantu na hamwe yari yabyemezwa ngerega icyaha ko tuba dufite ese urukiko ubushinjacyaha warumaje utariko bwemeza ko umuntu yakoze icyaha ngira ngo rero mu gihe nta muntu urajya kurega Jolly ngo bagire ibyaha bwarakitwa umwere oya Jolly ntabwo yigeze akurikiranwa nta kitega afite hariya nta byo kuvanga arakitwa umwere ni umwere niyo mpamvu ubaye unanabifite ubizi ubikeka wabigumana wabigumana Jolly nta hantu ahuriye n'ibi bintu nta hantu ahuriye n'ibi bintu mu rwego rw'amategeko ariko mu rwego rw'amarangamutima wenda afite aho ahuriye nabyo nk'uko batangiye kubikeka nyine bigatuma na Jean Paul avuga ushobora kuvuga ngo ntuyoberwe ukwibye ngo uyoberwaho aguhishe kandi ugasanga uribeshye cyane ugasanga uri gukeka si we ngira ngo kantu uri gushaka ni ikiganiro kiri kuri The Choice Irene yagiranye na Mutesi Jolly ngira ngo abantu benshi barakibonye Mutesi ari kuvuga ngo Prince Kid yayigize akarima ke yego zarambikwereke ahantu nimbejo nabibonye reba aho wayibonye ati Prince Kid yayigize akarima ke tuzahangana turi kumwe paka ndumva ari amagambo nk'ayo ngayo ariko ayo ngayo ari abantu bayahereye baravuga bati ubwo niwe da niwe umugaritse wa mugani wa Jean Paul which is not a professional mu itangazamakuru ikindi ariko buriya nago Kid ntago yayoberwa umuntu
umuntu yamumenya atamumenya biri muri kode aramuzi nyine aramuzi ariko biri muri kode nese niwe wabitangarije Jean Paul ngo ajye kubivuga kuriya gusa nkemera ko Jean Paul yagombaga gutumizwaho na RMC mu rwego rwo gukemura impaka cyangwa se mu kumukebura nk'umunyamwuga mbere yuko akurikiranwaho na RIB kuko iyo RIB guhamagaje iteka hari icyaha baba bakurikirana baba banditse bati icyo ukurikiranyweho wakabonye yego ni byiza cyane ariko kubaza ni ubushize muri pre-selection za Miss Rwanda yado kubanga bw'Imana meze neza kubona ku ntebe y'abajaji ubungubu n'ejo bundi kuri finale nuko kangana oya karacyagera ni ikibazo cy'amanetwork kiri kugenda ariko turaza kubyumva neza turaza kumva neza ngira ngo akabantu baranakumvise ngo aho yari ari kuvuga ngo Miss yayihinduye akarima ke ati yayihinduye ushobora kutakubonara ni hatari Preskid yaranyirukanye yaranyirukanye nta kundi none se ko ari akarima ke ariko ntabwo yanyirukanye kuko bibaho guhinduka n'abanyemuramaka ariko nyamuneka nareke kunkura ku mugati no kuri hiti none se abantu bati ko tubona Jolly Preskid iri kugenda mwigize njya gake turabigenza gute ntacyo yantwara turacyarubanamo nta hantu yanshyira turi kumwe tu East Africa mu Rwanda ati ntunkure kuri hiti ntacyo yankuraho turacyari kumwe tu ntunkure kuri hiti ntunkure no ku mugati ibyo ngibyo nyine yari amakimbirane ari hagati yabo yego ariko ngira ngo ari hagati yabo nyuma y'ibintu ubundi yamuhaye akazi kasa nkaho karakomeje nubwo batumvikanaga ariko karakomeje hanyuma ibintu biba bikomeye niyo mpamvu sosiyete nyarwanda iri fragile byatari ku buryo baravuze bati koko niwo mureze da niwo mwigaritse niwo ariko nabonye umuntu apostinga I don't know ngo gake reka turebe tujye tuvuga ibintu bifite reference nabonye hari umuntu postinga kuri ntuza kuri Instagram ariko ni ibiri kuvuga ni ya makuru yacu bari imihanda ko Preskid nako n'umugore we bibereye hanze ngira ngo ayo makuru rwose biriya mu gihe ukibishakisha nabyo byashoboka kuko mu miziro Preskid yahawe ntabwo uwo kutarenga imbibe z'igihugu wari urimo haba mbere agihabwa ubutabera buri ariko se yo bajuriye y'umuntu bamujuririye aba yemeye kuba yasohoka nyine bigenwa n'urukiko rubifataho umwanzuro raba bati ntabwo wemerewe kurenga ko nabonye umuntu uvuga ngo already bamaze kwigendera ngo bari Dubai oya aho bariho bishobora kuba kubeshya umunsi umuntu yagenda akakubwira aho agiye kandi azi ko bari abantu bavuze ko nyine bibereye muri honeymoon Dubai nasomye bagiye bagisoma se cyangwa bari baragiye ngo bari baragiye ntabwo tubyemeje ariko ngo bari baragiye so birashoboka kuko nyine urukiko ntirwigeze rubishyiraho ruvuga ruti ntuzarenge Kigali cyangwa se ntuzarenge imipaka y'igihugu ashobora kuba yaragiye ariko nanone abaye yaragiye sinavuga ko haba hatarimo akandi kantu ko kwibazwaho kameze gute rero kaba ari imikorere idahwitse y'inzego hagati y'inzego z'umutekano n'ubutabera kuko umuntu niba akurikiranweho akajya gufatirwa icyemezo ari hanze y'igihugu hari ubwo azaza aje gusavinga cya gihano hazagaruka aje gusavinga cya gihano biravugwa nta urabyemeza nta rwego rubifite ububasha ruremeza ko Preskid n'umugore we bibereye hanze ariko bibaye ari ukuri se ko n'ubundi hari impene haba ari ikiziriko biba byavuye hese abantu baryamye bakabirota birashoboka ko nabwo baba bibereye hanze ariko noneho niho twaba tugiye gusuzumira ese ko nabonye ese bibaye ari ibyo kuri wowe bibaye ari byo n'ubundi wabyakira ute bibaye ari byo nakubwiye ngo reaction zawe y'amarangamutima oya ntabwo ari amarangamutima bibaye ari byo kuko Preskid n'umugore akaba ari hanze haba hari icyo hagati y'imikoranire y'ubutabera nubwo umucamanza atabitanzemo oda cyangwa se avuye ati
tukurimise kuba warengiza imbibi kiracyanago yabitangaho umurongo cyangwa se ntabitangaho umurongo haba harimo ikibazo hagati y'inzego zishinzwe umutekano kurinda abinjira donc kugenzura imuvoma z'abinjira n'abasohoka ndetse n'ubutabera kuko umuntu yakurikiranwa akaba afite liberté yo gusohoka igihugu gusa nanone hakazamo akantu k'ishingiro kuko urukiko umwanzuro wa mbere w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamuhanaguyeho ibyaha ubivuze ngo yari umwere mu gihe atarahamwe ikindi cyaha ni nayo mpamvu yanarongoye asakura ubukwe neza no gusohoka birashoboka ariko nanone mu gihe bazi ko yajuririweho akaba yasohoka igihugu batazi umwanzuro ugiye kuzafatwa numva bakamubwiye bati tegereza tubane turebe uriya mwanzuro icyo uzaza uvuga utazagerayo bigahura n'umwanzuro waramaze kugera hanze ukaba udashobora kuboneka ngo ukore cyajyano kandi kugikora nacyo ni kubw'inyungu za rubanda ntabwo ari ku nyungu z'abamwishima hejuru ntabwo ari ku nyungu cyangwa se bagamije kubabaza abishimiye ko yaba ari libre adafunzwe nyine ni ku nyungu za rubanda bose yego ni ku nyungu za rubanda bose reka dutegereze ibyo ari byose ariko bo kugenda ntabwo ngiye ibyo bintu nakirwa mbitangaho comment kuko n'ubundi kira ni icyaha kidasaza kandi n'ubundi n'abandi bantu bari hanze bagiye bakora ibyaha barazanwa abari no hanze bamugani ku bw'ubushobozi bw'inzego z'umutekano n'ubutasi n'abakoze ibyaha bazi ko bihishe barakurwayo bakazana ariko nkaba ndi kubona narindi kureba ku muntu wabipostinze ndi kureba ku muntu wabipostinze mbona abantu benshi baba bameze nk'abishimira ko yakigendera niyo mpamvu niyo yamarangamutima kano gatwite ka Byansi kavuga kuri Jean Paul ngari amagambo yavuzwe n'umunyamakuru mu kazi k'itangazamakuru hari komite muri RMC nkuko nabivuze naguyeho yego ibishinzwe kandi bifitiye ububasha kandi amategeko ateganya n'ibihano ku muntu wese wakora amakosa y'umwuga hari ibihano RMC ubwayo nyine itanga ni ibihano ariko rimwe na rimwe kwamburwa ikarita no gutegekwa kugira kuvuguruza inkuru cyangwa se gusubiramo ikiganiro no guha ijambo uwakomerekejwe byose ni ibihano ibyo ngibyo ibyo byose ni ibihano ibi bigamije gutera ubwoba abandi banyamakuru ibi byakozwe na RIB nyine yo kumuhamagaza bashaka gukora independently bikanafasha mu kongera self censorship ho bishobora gutuma abantu nyine batangira kwibuza kuvuga gutanga ibitekerezo isanzwe iri ku rwego runini mu itangazamakuru ryo mu Rwanda n'ubundi self censorship isanzwe iri ku rwego runini mu itangazamakuru ryo mu Rwanda nuvuga ngo we kubwe byansasanga dutinya kuvuga ku rwego ruhambaye bityo rero kumufata nka Jean Paul bakamushyiramo hariya bishobora gukomeza gukanga abandi bantu ariko nanone sinshimishijwe nuko batinyuka kuvuga cyangwa se kwisanzura mu gutanga ibitekerezo ubageraho batanga ibitekerezo birimo amarangamutima kandi bari mu mwuga cyanze bikunze hariya ko habayemo agakosa Jean Paul niba twamwifuriza ko kuri RIB ava y'amahoro niba atara wenda agahanwa na cyatuma RMC kabari yimuhamagarika mukosora akamubwira ati next time ujye ubigenza gutya ngira ariko niba yumva ibyo tuvuga n'ibyo tuganishaho nuko amarangamutima agomba kuyagabanya ku kintu kandi akagabanya no gutinyuka amategeko buriya amategeko iyo watinyutse nayo amategeko iyo watinyutse aragutinyuka bikomeye yego ngira ngo ibyo nibyo byari biri imihanda nibyo biri kuvugwa ngira ngo twashimira abantu bose badutije umwanya wo bareba ibiganiro byacu ukagitangira rwose ukagisoza muri abantu b'abagabo cyane kandi mujye muduha ibitekerezo comment ziba zikenewe kubera ko ziradufasha cyane ukavuga ati ubutaha reka tuzaganire kuri ibi ngibi cyangwa se ubutaha aho ngaho bimeze utya hari igihe tuvugamo hano ugasanga hari terime zimwe na zimwe tudasobanukiye neza kandi ugasanga hari abantu bari specialize muri zo bakajya badufasha bakadukosora cyane ntabwo dutanze ikiganiro nk'imbuguke mu mategeko yego twe tugitanze nk'abanyamakuru bari kwikorera
ibiganiro ubusesenguzi kurimo kuvugwa gusa ngewe kubera ko iyo igihano cyamaze gukatwa nka kuriya ubwo nyine kiba kigomba nanone no gushyirwa mu bikorwa kiba kigomba no nyiracyo ukwiriye guhanwa abakwiriye guhanwa nyine amarangamutima wayazana utayazana pe kandi ubu ngubu tuvugana Prince Kid ni umunyacyaha kuko yashinjwe ari ibyaha undi kuvamo tutanabivuzeho kandi tubiri imbere birebeho none ntago turebe tudatatona gukoresha undi imibonano ndashinga gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato nishimisha mu mubiri rishingiye ku gitsina ahanagurwaho guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina ahita hanishwa rero imyaka 5 nyazaho ya miliyoni 2 ngicyo rero mba nshaka kwitangiraho nk'ubutumwa no gukomeza Miss Elisa Iradukunda umugore we wabaye intwari rwose akakurikirana umugabo we Margreke yabonaga ko iyo byerekeza ari mu butabera ashobora guhanwa cyangwa se akagirwa mu yaramukunze bigitangira bigeraho nawe arafungwa yaranabifungiwe yego uri ahubwo bazakora ibitabo bamwandike mu ntwari z'urukundo intwari z'urukundo hazagira umuntu ukora ibitabo muzi gukompoza filime mu kinema gafilime ariko ubundi bazabikoremo naherutse nawe uri umunyabugeni narayikinnye filime ni ihangane akomere arwane gitwari nyine atwaze gitwari kuko buriya n'ubutwari bukomeye kuba yaremeye kuvuga ati wafunga utafungwa urabona ko bamusabaga imyaka 16 nawe yiteguye kuba hatamufite kandi dore bamuhaye 5 ntabwo ari myinshi kuruta 10 imyaka 11 wose bapungujeho nayo ni inyungu kuri Prince Kid buriya wasanga agiye atari yatera inda byashoboka sha buryo urubyaro tangwa n'uwiteka ari gihe umarana n'umuntu umwaka sha imyaka 2 bitajyamo birashoboka cyane reka tubashimire cyane abantu bari badukurikiye mukomeze kugubwa neza cyane amakuru y'ubutabera umutekano ubukungu ndetse na diplomasi amakuru akomeye areba n'umutekano ubutabera politike na diplomasi niyo twe twibandaho nk'Ibigwi TV abundi rero tukaba tubivugira hano i Kigali bikumvikana ku isi yose nayo mpamvu duhise dusoza iki kiganiro dusuza abantu bari muri Amerika bari muri Canada bari muri Belgique bari Burundi by'umwihariko bari hano mu Rwanda ariko shaho je nikundira abarundi abantu bari hano mu Rwanda ni benshi ariko iyo nekereje ukuntu za publicité zitajyamo ibyo na Suzana ntagakiriho Suzana yarapfuye yaritahiye Suzana na update bingeze ngo ni Suzana wacu nyine Suzana yasimbujwe umuhinde izina rya ntago ndarifata neza ariko ntago ari we ukiri yego ibindi tuzabigarukaho murakoze asante